ngiye kujya muri cyo bita store wholesales. Ubwo ni ububiko. Ngiye kubwira inzozi zigera ku 9 ujye barakoze uzuye cyangwa 8 ndabara rwose. Ya mbere kuri tubona uri muri store mu bubiko imyaka store. Ubwo ni muri magaze aho babika imyaka ye. Kabiri kwibona aho babika imyenda muri magaze y'imyenda sinzi uko bayita muri store. Naho babika imyenda nk'iya cagwa bacuruza myinshi cyane amabaro bakayabikayo. Gatatu kwisanga uri ahantu harimo ikigega harimo ibintu by'ibinyobwa n'ibiribwa ariko bifungiranye muri stock nabyo. Ibinyobwa n'ibiribwa ubwo bitandukanye n'ibya mbere. Ibya mbere ni ibiribwa gusa. Hande ni ibinyobwa n'ibiribwa kandi yese niteye ku bisembe n'ibidasembuye. We bipfa kuba birimo ari ibinyobwa n'ibiribwa. Ubwo ni gatatu. Wabyumvise. Kane gatatu cyakane. Oya tugeze kuri kane ubwo bwa mbere wavuze store y'ibiribwa. Kabiri uvuga store y'imyenda myinshi. Gatatu uvuga store y'ibyo kurya n'ibyo kunywa tutiteye ku bwoko bwabyo. Yego. Kane kwinjira ahantu habitse amafaranga menshi apanze nk'amasteri. Aho hantu na None birapanga turi mu nzozi. Turi mu nzozi. Inzozi sha bagiye. Yego. Impamvu abantu bajya bavuga ngo nayi inzozi nuko zikwereka ibintu utari wakabona mu buzima gutya. Ukabona ibifaraga birapanze mu buzima bwawe. Nayi inzozi. Ariko ati nayi inzozi ntago biba. Ariko ikiba kiriho nubwo ari inzozi zabizanye n'ubundi mu buzima bwawe ugiye gutunga. Ko sindavuga impamvu bizi inzozi. Ashaka kuncukumbura ngo ajya kuzuza. Yego. Kwihute izara amafaranga wahageze. 5 kugera ahantu hateretse ibidomora byinshi icyo uteruye ugasanga cyuzuye. Nta kiri empty gihari. Byose byuzuye biraho. 6. Nuvuga byinshi sinza kubyibagirwa. Ndaza kubisoma ko byose biraza guhurira ku bintu bine bikomenza kuvuga. Yego. Noneho ikindi kinejeje wajya kwisaka mu mufuka umva hari mu nzozi nta kintu ufite ugasanga harimo inoti utazi aho zavaga. Nyajya bijya bimboga sa wajya kwambara ipantaro wakoramo ugasangamo nka 5 cyangwa 2. Wari ufite agakire ukavuga ati amafaranga avuye hera utanabibaraga. Ufite ukabona amafaranga kandi mo ndareba ikintu cya mbere kurota uri musavinga abantu ibyo kurya benshi cyangwa bake. Bisobanura gutunga no gutunganirwa no kugira ibyo utanga byasigara bya mirenge birenze ibyo abantu baba bafite. Yego. Turajyana rwose. Ubumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta kandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba 2 ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yarafite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza. Icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta kandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen.
ubumwe bw'abera ministries hamwe amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe, turagarutse n'ubundi dushimira Imana, dushimira namwe mwagize uruhare kugira ngo twaguke tube tungana gutya. Nawe nimba ugeze hano uri umushyitsi wakunze ibiganiro byacu, ukore subscribe ndetse unasangiza inshuti zawe kugira ngo abantu bamenye ukuri, kandi kuri kubabature, basobanukirwe inzozi, basobanukirwe ibintu bitangaje bitandukanye tugenda tuvugaho. Mushumba umeze neza? Ndashima Imana ameze neza, nguwe neza, ndanezerewe, ndashima Imana ko ikindinze. Yego, nibyo bya mbere. Ijambo ryanjye mpora nkubwira buri munsi. Ntabwo nshimira Imana ko ibibazo byarangiye, ahubwo nshimira yandindiye mu bibazo. Kurindiye mu bibazo. Kandi ngashima ko no mu gihe cyari gikomeye sinabonye masenge, sinabonye tanto, sinabonye tantine, sinabonye brother, sinabonye sister, nabonye Imana. Wabonye Imana. Rero niyandokoye urupfu rukomeye kuri izakomeza no kundokora ku biri imbere. Yego, turagushimiye rero. Duha ikaze abantu bose badukurikiye, nawe nguha ikaze tubabwira ngo amasengesho kwa kabiri arakomeje 100%. Yego, no kuwa kane 5/5 abantu bohereze message mbere kugira ngo ibintu bigire gahunda, umuyoboro. Batagira uwumva ngo ni kuwa kabiri no kuwa kane agahita umunsi wagera agahita ahamagara. Ntago bikunda, protokole ntago byemera. Ikindi kumamagara ngo ntambazo tuvugana ni we, nta muntu mbamara impungenge, ntago njya ntanga telefone yanjye. Ntago njya ntanga phone yanjye giye. Nabandi ntibakayitanga. Ngo wasanga ngo ni secrétaire, oya iwanjye ntibiha protokole nk'izo wawe. Nge wapi telefone yanjye ni yanjye nawe afitiye bwite, ubundi bayita mobile. Yego. Abibaza uburyo bw'imisengere ni kuri telefone. Of course kuri telefone, nta muntu nakira mu biro ko ntago biri gukunda, ntago bishoboka, ni kuri telefone. Kandi ikindi ubundi icyo wakwifuza cyose wagihabwa mu gihe gishoboka. Yego, wanavuze mu gihe bishoboka. Urakoze. Yego, reka nkwakira uyu munsi, sinzi icyo dufite, icyo umwuka w'Imana yashyize ku mutima wawe. Uyu munsi rero ndi mu mavuta ari hejuru, mu mbaraga zisumba byose, ndacyari mu mbaraga zo gusobanura icyo Imana ibwira umuntu mu ibanga. Uyu munsi ngiye kujya muri icyo bita store, wholesales. Ubwo ni ububiko. Ngiye kubwira inzozi zigera ku 9, ujye barakoze uzuye cyangwa 8. Ndabara rwose. Ya mbere kuri tubona uri muri store mu bubiko by'imyaka. Ubwo ni muri magaze aho babika imyaka. Kabiri kwibona aho babika imyenda, muri magaze y'imyenda, sinzi uko bayita, muri store. Naho babika imyenda nk'iya cagwa bacuruza myinshi cyane, amabaro bakayabikayo. Gatatu kwisanga uri ahantu harimo ikigega, harimo ibintu by'ibinyobwa n'ibiribwa ariko bifungiranye muri stock nabyo. Ibinyobwa n'ibiribwa ubwo bitandukanye n'ibya mbere. Ibya mbere ni ibiribwa gusa, handi ni ibinyobwa n'ibiribwa. Kandi yese niteye ku bisembuye n'ibidasembuye, we bipfa kuba birimo ari ibinyobwa n'ibiribwa. Ubwo ni 3. Gatatu wabyumvise. 4. Cya 4. Oya, tugeze kuri 4. Ubwo bwa mbere wavuze store y'ibiribwa. Kabiri uvuga store y'imyenda myinshi. 3 uvuga store y'ibyo kurya n'ibyo kunywa. Tutiteye ku bwoko bwabyo. Yego. 4 kwinjira ahantu habitse amafaranga menshi apanze nk'amasiteri. Aho hantu na birapanga turi mu nzozi. Turi mu nzozi. Inzozi sha bagiye. Yego, impamvu abantu bajya bavuga ngo n'inzozi nuko zikwereka ibintu utari wakabona mu buzima gutya, ukabona ibifaranga birapanze mu buzima bwawe. Bayita n'inzozi. Ariko ati n'inzozi ntago bibaho. Ariko ikiba kiriho nubwo ari inzozi zabizanye, n'ubundi mu buzima bwawe ugiye gutunga. Ko sindavuga impamvu y'izi nzozi. Ashaka kuncukumbura ngo yego. Kwihute izara amafaranga wahageze. 5 kugera ahantu hateretse ibidomora byinshi, icyo uteruye ugasanga cyuzuye. Nta kiri empty gihari. Byose byuzuye biraho. 6. nuvuga byinshi sinza kubyibagirwa. Ndaza kubisoma ko byose biraza guhurira ku bintu bine bikomeye nza kuvuga. Yego. Noneho ikindi kinejeje
wajya kwisaka mu mufuka wumva hari mu nzozi nta kintu ufite ugasanga harimo inoti utazi aho zavaga nyajya bijya bimboga sa wajya kwambara ipantaro wakoramo ugasangamo nka 5 cyangwa 2 wari ufite agakire ukavuga ati amafaranga avuye hera utanabibaraga ufite ukabona amafaranga kandi mo ndareba ikintu cya mbere kurota urimo savinga abantu ibyo kurya benshi cyangwa bake bisobanura gutunga no gutunganirwa no kugira ibyo utanga byasigara bya mirenge birenze ibyo abantu baba bafite. Yego kimo turaganira turajyana rwose ngaho bibwire rero twari tuvuze rero nkubwira impamvu ndacyakomeza buriya zitaragwira ariko ndashaka kubwira inzozi zikomeye. Ikindi kintu kujya kubona nk'umufuka urabona umufuka nk'ivide cyangwa ikintu kiri cyonyine hasi ariko wajya guterura ugasanga harimo ibintu bibitsenda bifunze mu kabuwate udasobanukiwe. Izi nzozi zose nkubwiye zifite ibintu 5 byiza. Cya mbere ni ubukungu, kabiri ni ubuzima buzira umuze, gatatu ni ukurindwa imbaraga z'abagome, kane ni ukubona icyo wari warabuze mu buzima cyari cyarakujabutse warashatse ntukibone warakoresheje imbaraga nyinshi ukagisha ugashaka ntukibone. Gatanu ni ukuvuga ngo abari ababisha ba Imana bahinduye kuba inshuti zawe. Kane ugiye gatandatu ugiye kubaruta ku buryo abagusuzuguye bose bagiye gutungwa n'ukuboko kwawe. Ni umugisha ntakumirwa ufata ku mibereho kubisanzwe kubirebeka imbere kandi ukanasubira no kujya gukosora iby'inyuma. Burya hari umugisha wo gukosora iby'inyuma burya bibaho hari umugisha wo gukosora iby'inyuma hariya kwibakere ko hari umugisha zo kaba mwinshi na mama kamwibuka naso kabibukana bega muri make wono ho kugira ngo usubire mu cyaro ugiye guhinga wowe gasubiraho bashyiriye bakura muri bwabo muri ya mirimo yabo ubahereza. Yes. Nizo nzozi rwose niwo hazwe nahawe wenda bibwo icyarimwe uza kusobanurira umuntu wazirose nubwo yarwaye diabete irakira, wazirose nubwo yarwaye impyiko irakira, wazirose nubwo yarwaye sida yakira kuko ni umunyamugisha kuko ni wa muntu wamaze ugiye kwakira bya bintu bibiri icyubahiro n'ubukire kandi byose ni hano mwisi ntabwo ari mu ijuru mwisi no kuca mu ijuru n'ubugingo buhoraho. Ubundi ubukire n'icyubahiro ni isi ni hano turi kuko hagomba kubahwa uriho hakanakira uriho. So kuva ukiriho rero bavuze ngo ibirenge by'umugisha nubwo umwanzi yamaze kubiroga ariko bivuga cyo icyo kintu bisobanura izo nzozi rose nuko hari abantu bagize imbaraga mu birere by'umugisha bakabiroga hakazamwe umwijima. Bivuze ngo Imana yo ikuye umwijima muri iyo nzu bitandukanye no warose ajya mu nzu atwara indege ngo n'umugisha ukubiyemo ibifatika nta ndwara nta bumuga nta gahinda nta gikomere ntaki ahubwo ugasanga ibyo uri mushaka gukora byose urabigeraho utavunitse kuko Imana yaguhaye favor yo kwinjira muri icyo kintu. Zose nziza cyane kandi umuntu uzifite uzasanga nawe muri we yumva yifitemo icyizere abana yifitemo confidence kubona nta kintu kimukura umutima nta kimuhahamura kuko yiyumva neza ko ari mu murongo mwiza wo guhabwa n'Imana ishobora byose. Izi nzozi ni sawa cyane nazumvise kumva uri confident kumva urameze neza kumva uratuje kumva umeze neza cyane kandi warangiza ukumva ko Imana igushyigikiye mu bintu ugiye gukora kandi wanarangiza ukabona amaboko agutunguye kandi agufasha aje gusapotinga icyerekezo cyawe. Ikindi nuko karande y'ubutindi ku buzima bwawe iracitse. Yes. Imana yikoreye operation nabibwiye niyabyo iracitse mu gihe abandi bagombera deliverance we kirere kirabohotse. Imana iramubwira ati ngaho nyaruka mwana wanjye ngaho ruhuka naragupimye mbona uremewe dore manuka gakora bikasanga azamuka teje yaguze inzu ndamuzi ejo muri kamera byari bari wase ngo uramuzi nyine uramuzi ariko ubu ese kumuzuza isezerano rye ntabyuze ibanga rya n'Imana. Naho ngaho ruba ruzingiye hagati yawe n'Imana haje ubutabazi bwihuse bitewe n'izo nzozi warose. Kurota kanumve nimba nkibyibuka kurota uri muri magaze irimo ibyo kurya ubwo bidatetse abantu batumve ngo ni ibitetse bidatetse nyine ariko nyine ibintu bashobora guteka. Kurota urimo uri muri magaze irimo imyenda magaze irimo imyenda harimo magaze irimo ibyo kurya n'ibyo kunywa irimo ipanzemo amafaranga amafuka byo gutora n'ibyo bika izo zose zisobanura ngo amahirwe ku buzima amahirwe mu bikorwa amahirwe mu bantu gukomera no guhindura ubuzima vuba hamwe umuntu agira no akabati Imana cyagiye ko warandebaga ukemera ko surviving kuriye ninjye
ngabo ngo Imana igiye kubahemba. hari igihe Imana igukubitira icyumutse ukavuga uti jewe cyangwa ikiganiro cy'umunsi ni ukubabwira ngo Imana izi no guhemba abantu ibyiza. Imana izi ibintu byabera agera akanyurwa kuzura umwuka wera. Ni Imana izi ibintu Imana yampa ntabwo bazi nkavuga nti wow, izi nibyo yampavuga nti nibisanzwe. irakuzi neza izi ibyo yaguha bikakunyura. Mu cyimbo cy'ibishari rizaduha ibiryo, mu cyimbo cy'agahinde turuhure, mu cyimbo cy'amakubi tuganire, mu cyimbo cy'agahinde dutabare dukura hagati y'abantu tugambanira, kuko twinjiye mu birere bya gihanuzi n'imbaraga zo gusohoka mu bigeragezo no kwakira amahirwe twinjiza muri gakondo ikwiriye. Ni inzozi rero z'ingirakamaro zatuma uhuza ikiganza n'abakwanga, uzahuza ikiganza n'abatakwemeraga, uzatumirwa aho utatumirwaga, ugiye kugira ijambo no mu kagari babimenye. Uziko ushobora kuba warize ufite n'ubushobozi no mu mudugudu ntibamenye ko uhari. Cyane. Ariko rero nkusereze kuri ijambo, niba n'iminota yuzuye itanuzuye simbizi, ntago mbizi. Ni inzozi zisobanura ko uzabikirangire mu bifatika. Kuzabikirangirire mu bifatika. Yego rata. Noneho uyu we arasabwa iki wazirose? Nawe nugukuruza kurura. Ubundi ibintu bikuruza ibintu bitatu: kwizera no gusenga, ni igitambo n'ituro, no gusenga no gutegereza ugakora. Kandi ntabwo utinya ngo ndahera kuri make ngo ugiye kuyombashe kuri ashiye ku gihagararo nahera kuri 10 wapi, wanahomba ndagahera kuri 200 kandi akagucaho. Baracoye menshi byaravuzwe nayo gusa, ntago hitabwa ku gishoro. Yego mushumba, urakoze cyane, reka ngushimire. Yewe namwe murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.